isoko ry'imari n'imigabane ruramenyesha ko TMP Marketing Limited idafite uburenganzira bwo kwakira amafaranga y'abashoramari hagamijwe inyungu binyuze mu buryo ubwo aribwo bwose. Capital Market Authority iramenyesha kandi ko TMP Marketing Limited idafite uruhushya rutangwa na CMA cyangwa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR rwo gukora ibikorwa nk'ibi. Mu gihe ari ikigo cyangwa umuntu ubashishikariza gushora amafaranga, murasabwa kugira amakenga no kubanza gushaka amakuru ku nzego zifite ububasha bwo kugenzura ibikorwa by'imari mu Rwanda. Ibindi bisobanuro shyiraho nimero urwego rw'u Rwanda rugenzura isoko ry'imari n'imigabane ndetse na email biriho. Yego uko bimeze ikibazo cya TMP cyo kirasobanutse, ariko reka duhe n'umwanya Karine abigarukeho noneho turimo kugana ku musozo. Icyo nakomeza gushimangira ni uko abantu bemerewe guhamagara abaturage gushora imari ari abari kuri website ya CMA ni y3.cma.rw. Nujya muri licenses uwo muntu ntumboneho, cyangwa se ujye muri correct investment scheme cyangwa se ibigega by'ishoramari by'abishyize hamwe, icyo kigega ntukiboneho, umenye ko uwo muntu atemerewe kubona amafaranga y'abashoramari. Ahandi ushobora gushora imari ni mu bigo biri listed cyangwa biri ku rutonde rw'ibicuruzwa ku isoko ry'imari n'imigabane. Biri ibyo bigo kugeza ubu ngubu byemerewe guhamagarira abaturage gushora imari. Ibitari muri ibyo bigo nta n'umwe wemerewe guhamagarira abaturage gushora imari. Yego murakoze, reka twerekeze no kwa RTV tunasoza. Yego murakoze. Hari uwabajije ese abaturage bahuye n'ibihombo kandi ari mwe mwabanditse, ese bibazwa nde? nayo Kriminal akabaza ati se munasubira inyuma mukareba koko ibyo mwanditse abantu basaba gufungura kampani niba barimo kubikurikiza ubugenzuzi buhoraho. Reka mpere kuri icyo. Niba dusubira inyuma, navuze ko nubwo kampani ari nyinshi ariko muri iki gihe turagerageza tubonereho tubibwire na ba nyir'amakampani abo bazabona baza kubasura, kuko tumaze igihe kinini no kubahugura. Ariko mu byo tujya kureba hari iby'itegeko riteganya, hari kureba ese koko ubucuruzi bwabo iyo babukora kinyamwuga, buzuza ibitabo by'ibaruramari nk'uko bakubwiye ngo kanda subscribe, uraza ureba video yawe nuyirangiza ukaba uyigejeje aho igomba kugera, uraza urebe ku ijambo subscribe buri kandeho, nurangiza ukande kuri like kukaganza kareba hejuru, nurangiza bakubwira ngo sharing uze gukanda kuri aka gafresh. So nibyo tugiye gukora rero, gerageza utanga inkunga yawe ukanda subscribe, urayikandaho gutya, kanda notification kugira ngo iyo umaze gukanda subscribe uraza kubona akantu kameze gatya. Noneho niba bakubwiye ngo urakanda like, uraza gukanda kuri aka kaganza kacu, uraza ugakandeho karahita gahindura ibara kabe umweru, ngira murabibona neza cyane. Noneho niba bakubwiye gukanda notification kugira ngo hazaba hari akantu kakazogera, niko uzaza ukandeho, nako uze gutegereza nk'umuntu wagakanzeho baguhe kureba ijambo all. Wamushutse ngo bibazwe leta kugeza uyu munsi icyaha ni gatose. Abantu bamenye ko inzego za leta zinyuranye zandika ibigo binyuranye. Hari ikigo cyandika amakoperative, umuntu ashobora kukwambura aciye muri koperative. Hari n'amadini ashobora kukwambura. RGB ntabwo ariyo wakwishyuza, niba ari kampani ntabwo wajya kubaza RDB, ahubwo wowe ukurikirana umuntu wakwambuye ugaca mu nzego z'ubugenzacyaha. Ubwo ibyo byose babajije ngo bigenda biti. Abantu barenganye nabo twicaranye hano, uhagarariye RIB arabyumva ko iyo ni imirimo yabo byose. Ni ukuvuga ngo ibirebana n'umutekano w'ibintu n'abantu mu gihugu hose nibo babishinzwe. Rero tubunganira tubaha amakuru. Icyo tubabwira nk'uko babivuze ko abantu atari abana nabo babigiramo uruhare, bamenye ko umuntu uzabambura uwo ari we wese bitazigera bibazwa leta. Bizabazwa, ntabwo bizabazwa urwego rwa leta, ahubwo urwego rwa leta icyo rwakora ni ukubafasha gukurikirana. Ariko twabonye ko ushobora gukurikirana wa muntu wibye ihene bikarangira we ahanwe ariko ihene itabonetse. Yego murakoze cyane Dr. Ku kibazo nabajijwe cy'abantu bacuruza ibi bikoresho ngira ngo electric appliances nk'uko bavuze, ni kimwe na wa wundi waje wiyita ngo dear equipment. Ni bwabo bandi nyine, ni za piramide zaje noneho zivuga ko zicuruza
ibikoresho runaka urumva bagiye ubwo ngubwo erega nabo biga umushinga w'ukuntu bari bwiba ayo mafaranga n'umushinga mubi noneho akavuga ati sekita tutagiyemo ni iy'ubuhinzi reka tujye mu buhinzi ubujije ubundi hashobora kuza uzabeshya ngo ifumbire mvaruganda nziza ngo kantite nkeya ugafumbira hegitari zingahe ubwo ndi kwantisipa rero icyo tuvuga ibyo bintu ugiye kugura urabigura he bose baravuga ngo ni online ni iki hari ubucuruzi bwa online bubaho ariko wowe ugiye kugura ugiye gutanga amafaranga yawe n'inshingano zawe zo kumenya aho uyohereza ese ni ikiriya kigo kirazwi ngo kuko ngo kiri ku website umuntu afungura website mu minota ingahe agashyiraho ibintu bidafatika ni ukuvuga ngo ugomba kugura n'abantu uzi abo barahari ariko icyo tuba dusaba abantu nk'abo ngabo utunga agatoki ntabwo ari bo ni benshi cyane wenda avuze we ibintu biri electric hari noneho electronic devices za telefone noneho akamushuka ngo telefone igura miliyoni imwe ngo we ngo ubanze wishyure icya kabiri amafaranga yanjye bamuhaye ikigarukaho ku byagaragaye ko bigiye guhagarara kubera yuko bigenda biza cyaba gifite cyangwa cya RDB cyaba kije online nta nicyo gifite cyaba gifite ibyo kwamamaza kikazanamwe ibindi ibyo bizahora biza icyo tubabwira nuko umuntu akwizeza inyungu z'umurengera ku buryo ibyo acuruza ubona atari byo akoresha ngo kwishyura ahubwo ashaka kujya inyuma kugira ngo abandi uzabwira ari azakoresha yaba kwishyura cyangwa se nubona agushishikariza kuzana abantu bagutonda inyuma kugira ngo akoresha yaba ariyo kwishyura ibyo rwose ntabwo byemewe ibyo ngibyo mwavuga amazina menshi bizahindura amazina kimwe gifunge cyongere gihindura izina cyitwe n'amazina y'abantu cyitwa wenda Pierre John gute ariko niba bikora gutyo ubwo nyine bikora ubucuruzi butemewe birashaka kukwambura icyo nicyo navuga kandi nibikwambura kuko twabisobanuye hano ko bakora uburyo bahisha hari uwo navuze karera ntashaka kongera gusubira mu izina ni ukuvuga ngo we kugira ngo utazareba no kuri banki ko yacishe kuri banki yavuga ngo yandanire mu ntoki ntagire n'aho agusinyira kugira ngo utazabona ikimenyetso baba bafite uburyo bahisha uzasanga nta n'umutungo afite bazagurisha so rero abantu babe maso icyo turimo gukora ni ukubigisha ubu turi ku kinyamakuru amahoro Gasabo tuzajya n'ahandi abantu birinde tuzahora tubisubiramo nicyo nabasha kumukora murakoze cyane rero uyu ni wo musozo w'ikiganiro kurikira ayo mafaranga bakuramo yo kwamamaza bibuke ko bari guteza umurindi icyaha runaka ni ukuvuga ngo umufatanye icyaha ku cyaha cyo kwisha ikintu cyose hakoreshejwe uburiganya kugira ngo rero afite ibikorwa beza abanyarwanda ntukurikirane umuntu yamamaje cyane bamwamamaje afite icyangombwa cyaragiye bihagije niba acuruza amafaranga abagenzi banjye twicaranye hano bavuze uburyo ugomba kumenya niba ari ishoramari ry'amafaranga cyangwa se ari ikindi uko bigenda icyo navuga ntabwo aba bantu bashoramo amafaranga ari abana bazi ibyo bakora ariko rero noneho icyo tubasaba mugire amakenga tugire amakenga tubime amatwi murakoze cyane tuzi gushikana nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho gutangira abanza akora RDB agashyira hanze seritifika akaba yagenda yerekana ese kugeza uyu munsi ko byagaragaye RDB hari uburyo mukorana n'izi nzego kugira bitaragera murakoze RDB ahubwo buri munsi twandika amasosiyete mashya n'ubu dushobora kuba nk'ubu twanditse uyu munsi ku munsi dushobora kwandika sosiyete zigera kuri 500 harimo n'abakora ubucuruzi ku giti cyabo ibyo bandikishije mu mpapuro birasa neza nubwo ari twe tubandika hari inshingano tudashobora kwiha ntidushobora kubafunga ntidushobora kubafata ubwo tubishyikiriza rero ariko hari ikintu mwavuze cy'uriya muturage bibye cyangwa bambuye ihene
Dr Seri hari urugero rw'umukecuru hano twigeze gukora inkuru ye twikira ko bari gutanga akazi ko gucuruza ibikoresho bya electrical